Haleluya. Ya amina. Buriya umubumbyi wese aho yacukuye ibumba. Yego. Yahasize. Yahasize irindi ntabwo ibumba ryashize. Ntabwo ibumba ryasize. Niyo mpamvu akenshi cyane abantu bishwe n'uburwayi. Kubera iki ntabwo bikonegise ku Mana ngo yebwize ukuri ahubwo bari kuvuga kanseri yanjye we. Isukari yanjye. Diabete yanjye se mwabukuye. Ngiye kuvuga nyaja. Warekuye ibyo bintu bitari ko atari ibyawe ni ibizima. Umuzima ni wacu. Umuzima ni we wanjye. Uriya mugore yavuze umuzima ni we wanjye. Yaburanaga ngo umuzima. Umuzima ni we wanjye. Burana umuzima. Uri kuburana umupfu gute? Yego rangwa indwara yanjye mu mutwe wanjye. Kandi buriya iyo bafashe icyuma guke. Bakakizamura kuri uwo mupfu wawe cyangwa uwo muzima wawe. Nyiro muzima aravuga ati aha mureke nta cyamujyana begumya be hari muzima. Icyo nshaka no kumubona ari muzima. Niko Imana ibigenza. Haleluya. Satani ashaka kugira ngo yafekte ubugingo bwose. Ati no Imana ikavuga ati ati none se kubona yuko namushizemo urundi rugingo rwanjye. Ubwo ni kanseri, ni diabete, ni umutima, ni hypertension, ni bike byose. Ibyo byose wita ngo ni ibya ariko bira ni ibya Satani. No pressure yo kugira ngo uhore buri munsi. Uhora wumva uri mu maganya kanseri yanjye yazamutse. Idashoboye, Imana idashoboye yarapanze yarakugerageje. Ubwo niko yandemye narabyakiye. Nibyo mu muryango, n'iby'iwacu yanzijije iki, wamoye iki, mbega ugahora muri amakorasi n'ibitero byayo, pfuye nabi n'ukuntu nagukoreye. Wa Mana we Reka tubarangira umuti mwiza cyane. Nyabona nimuze kuri Imana. Nibyo. Iyi Imana irakora. Iyi Imana irashoboye. Iyi Imana ikora ibitagaragara ariko ikabyegisporting irahagaragara. Amahoro y'Imana nabane nawe kandi umugisha w'Imana itanga ubane nawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uyu munsi wa none n'ubundi turi kuri Prophetess Mama Lionel ndetse na Evangelist Mama Lionel icyarimwe tubwira abantu ikaze ndetse na karibu gahunda na program. Ako kandi ukavuze metanebuka mu cyaro. Duhaye Imana ikaze na karibu kandi bisobanura kimwe. Dusengeye gahunda na program kandi bisobanura kimwe. Ariko no kuvuga indimi zose cyane ntacyo bitwaye. Mbese no kugerageza tugatanguranywa tugakubita Satani Aiwe cyane no gutanga Satani akamenya ko burya n'igifaransa nacyo tukizi. Karibu tuyizi ni kaze tuyizi. Gahunda tuyizi na program. Gahunda na program. Duhaye ikaze abantu bari burengerazuba burasirazuba amajyepfo n'amajyaruguru mu Kigali ntara gatatu y'abadiaspora. Abantu bakunda Prophetess bagakunda Evangelist YouTube channel Ryan TV. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire abantu bakoze subscribe, abantu bakora like, abantu bakora comment, abantu bagerageza gukurikirana zino nyigisho tutambutsa hano kuri ibitangazamakuru cyangwa se kuri imiyoboro yivuga butumwa. Bakabasha kubona ibyo tuba twashizeho. Imana ibagirire neza cyane. Mumeze neza? Tumeze neza biranagaragariraga. Ubundi nimubona meze nyamujye mumenya ko meze neza. Agafuka abonetse katogosheje. Isupu y'ifi yabonetse jaro bayinyoherereje ubu mukanya maze kurya igihimba mu kandi kanya ndarya umutwe. Okay, Imana y'amahoro imugisha kandi mwishimire. Rero uyu munsi wa none hari abantu nifuza gusuhuza. Yego. Abantu bita abanyonzi. Umunsi n'ubwa mbere ngiye kuvuga ku bijyanye n'umunyonzi. Bavuga abanyonzi nubwo ejo bundi impanuka nakoze ari umunyonzi wagizemo uruhare. Yego burya nawe abayirwanaho. Ngo disi nawe akunda kuba. Ariko akantu gatumye mbasuhuza ni akantu kavuga ngo ishimwe ry'umunyonzi rimenywa n'umunyonzi mugenzi we. Niba nyabona warakijijwe ukakira umwami Yesu mu bugingo bwawe akaba umwami w'ubugingo bwawe atari umwami ku bugingo atari utarakiye agakiza kuri wowe akaba ari agakiza muri wowe. Yego.
nyabona ibintu dutambutsa hano bajye babiha agaciro nibyo kandi batange comment nziza muri iyi minsi ndi kuvuga ngo comment nziza nuko nabonye hari amacano abantu bajya gutukanirayo ugasanga umuntu baragiye baramwandagaje yahawe yaguriwe bakamugurira bakakugurira akoze ko ari byo bakakugurira cyangwa se umuntu agahindura email akaza kwita undi muntu ari umuntu wawe wari usanzwe uzi ngo yarabuze ukuntu agutuka yego kavuga ati reka nze ngukomeshereza kubera ko ari kubona comment ibiganiro bantukiraho ndabwo ntese icano kurikiranwa n'abantu babindiscipline kubera ko comment y'umuntu umwe guteranyaho wa wundi wakubuze yego akaba ariho kubonera ubwo rero nyabona niyo mpamvu mbabwiye ngo niba uri mu YouTubers ukabona abantu biwawe batuka umutumirwa yegora cyangwa se mo kimwe kubuzi umuntu bakumbuye kuri channel yawe wayuza n'umuntu ushaka kugira ngo bamutuke aho hantu karagacemo no musohoka ajya gacamo ariko mu buryo bw'ubunyamwuga ndetse no mu buryo bwa Kristo niba turi abantu bajya mu ijuru kandi bamutinya Imana n'abantu yasize kuko ijambo rivuga ngo ntukakore kuwanjye nasize iki kintu uvuze rero ntabwo ngira amatiko ariko numva nshatse kuzanamo akantu gasa naryo kuki aha hantu bakunda kuntuka urabivuze mtamyumva ahantu bakunda kuntuka ni nka wa munyamakuru uba warambuze akampamagara wenda ntari mu Rwanda akampamagara ndi mu kazi antungoye simboneke akambura noneho umunsi yagize amahirwe kumbona nagiye kwigisha ahantu runaka kuki ibyo binyamakuru bimbura ari byo bigira abantuka nuvuga ngo nago ari ikintu kibaho mu buzima buri muntu agira yenda niba twebwe yenda ntayo tufite abantu badahita batubaza ngo mbese ku kimwebwe mwaduhishe iyo ntuza groupe WhatsApp ubundi umunyamakuru komana bize barabakera kuko kwanza atari abanyamakuru b'umwuga noneho ubundi umuntu uri buze kujya mu kiganiro ufite YouTube channel zikomeye zigira na YouTube na YouTube group WhatsApp kuburi ushiramo ifoto kavuga ati ejo nzabatumirira uyu muzamubaze ngiki 89% aba 11 nibo baba badafite izo group WhatsApp ariko abenshi bagira group WhatsApp ya channel kavuga ati kwe nzabatumira kandi aba abantu yari abantu bagukunda kuko baza muri iyo groupe batazanwe n'amatiku bati tujye tubona ikiganiro hari n'igihe yenda tushura kubona nk'inyigisho abantu bamara no kwitanga mukaza mukayiganira yari abantu kuko bagushigikira abantu b'Imana ariko noneho niba ndi umunyamakuru witangazamakuru runaka ngomba gukora groupe WhatsApp ku buryo ntaza kukubaza ibiri mu mutwe wanjye gusa ahubwo nkakubaza nkubariza ukabariza rubanda abakurikirana yacu mu bantu 200 bari muri groupe ntihabura ukuvuga nabi muri ukuvuze nabi icyo dukora nk'umunyamakuru dusensibiliza bya bitekerezo bye tukakudiringaho baba duti uyu muntu tumuziho gutya na gutya kuki uvuga ibi nibi ejo rero tuzamutumira ahubwo tubwira ikibazo tuzamukubariza none turebe ko azarya indimi kijyanye na rangaje yawe yego none turebe ko azarya indimi rero umuntu ugutumira mu by'ukuri ukabona comment zirenga 40 ingahe zagututse ishimwe ry'umunyonzi rimenwa n'umunyonzi mugenzi we dushoje abanyonzi bakorera mu Rwanda mu mbongi no mu cyaro imihanda y'ibitaka ni akaburimbo nasusaga abanyonzi kandi nta mvugo nyendagazi ngira abantu bimara ikinyarwanda ni cyiza suje abanyonzi rero kuko ishimwe ry'umunyonzi rimenwa n'umunyonzi mugenzi nibyo ndabyumvise kandi nawe urabyumvise ntabwo nshatse kuvuga byinshi ariko ejo bundi hariyo basenyuye yo ariko ntacyo byose muri ryashimwe buri akenshi cyane nushaka gucukurura umuntu icyobo buri gihe cyose ukibanzamo nubundi ni wowe ubanzamo buriya no wagiyemo kucukura bawubanjamo buryo banawukora deliverance tabeze
utabizi kuki mbanjemo kandi hari umuntu uri buze kujyamo buriya rero unagize n'ibyago isi yakora umutingito bikafungiramo burya bagukuramo kuko wagiye kuronshokore kandi ni nawe urumaramo igihe ni nawe ruvuna yego uzi kugira ngo ucukure urwobo ruzatakaramo umuntu niwe uvunika reka nakubwira n'akandi kantu uko Imana biyigora kudutabara ari ivunika buriya n'abaturwanya nibo bivuna cyane kwa mugane coach wa mugane ibi bintu biravuna ufata igihe ugafata umubyeyi wa nkanjye ufite imyaka nk'iyi igihagararo nk'iki ufite abantu nk'aba bamwubaha ukabonekamo akantu wowe gusa ariko gira nk'abantu vene baba bavuze umuntu neza ukirobekamo urumwe gusa aho rero ni hahandi rimwe na rimwe banatinya kuza akaza kubikora yumva nyine n'ubundi bagahita kandi banabigira zero iyo babigize zero rero acunga hahandi noneho azi yuko ari ku matiku sasa yego hamwe amateko mwishiramwe ry'abanyamateko ubundi agacunga wagezeyo aguma bagatiku noneho akakubitamo na wa wundi wakubuze akaza na wa wundi wakubuze akaza aho ubundi mwabwiranye icyarimwe mukajya mugakorera rimwe ko ngakunda Yes dusuze rero n'abandi bantu badukunda bumva Marionnaire ariko badashaka kujya kureba ibiganiro bye keretse cyo kora yenda ari nko mu rusengero bakoma mwagiye kubwirije runaka bakaba bari hafi aho bakaza ntibaninje no mu rusengero akenshi cyane bakumva gusa ibyo uri kuvuga bari hafi nkaho bagaparika nka moto nk'iminota 3 bakaba nagiye gukoresha ibiterane bakumva buriyo kiri kwisararanga banandeba ni kokinga hariya bati neza ati shati niwe pe ariko ntibagira kanya ko gufungura byuze ngo barebe ikiganiro reka nako mutazakira ariko ndabasuhuje turabasuhuje cyane na nshimira abantu bakurikirana Marionnaire inyuma ya kamera bakamenya ko yambaye agatambaro katari umukara yego sha baba shuti banje batankunda mwibara ry'umukara bati tugukwema ibyo bintu rwa wizingazingira ku mutwe byana gutera umutwe bakamba ibyoroshye byo gushyiramo yego ndamusuhuje reka nsuhuze kandi n'abandi bantu badahwema gutekereza ikintu cyatuma umurimo w'Imana mu buryo Marionnaire akora umurimo w'Imana byakwaguka harimo kuba bamubwira bati urajya gukorera ikiganiro ku Kinamba uragikorera muri biro yawe ariko rerere ibintu bimeze gutya na gutya ese niki twagufasha kugira ngo uhindure bino bintu ese ko twabonye ku ishusho ritari bisa neza abura ati nuko bigutya na gutya tereka tugufasha ngeze kuri urwego abantu batera inkunga yego aba bantu Imana ibaha umugisha sinavuga ngo umubare wabo utaragwira ngo ariko barabashitse n'abimukira muri icyo gihugu kandi nshimira abantu batangiranye nawe bakaba baragiye hebura baba baragiye we baba hari ahubwo igihe cyabo cyo gukora kikaba cyararangiye uzi ko bibaho nuvuga ngo Imana nibikuza igihe cy'igikona cyararangiye yego nakageze karakama yego igihe cy'igikona kandi kirangira igikona atari ko cyavunitse amababa cye kibasha kuguruka yego cye kibasha gufata hari n'igihe cyagiye kugwa ku bindi bihumbi yego kikajya ku bindi bibaho aba bantu nabo bagiye nukuri mushimirwa kandi nta mutima mubi tubaca nukuri mu gihe cyanyu mwarakoze nukuri barakoze aho muri umugisha w'Imana muhumure turi kumwe kandi no ariko hari n'ibindi bikona biburizwa mu nzira kukugeraho ari bikona biburizwa mu nzira bitangirwa bihura n'ibizu byasakabaka bitangira bikaba byanabakira mu nzira yego bikabipepuza yego ibyo nabyo byarutangira ntacyo nabyo biba byatekereje kuza nubwo bihano byasakabaka nabyarutangira nabyo ariko ku mutima wanyu mufite yego ariko hagiye twabyise ngo ni ibiki n'ibisamba bigira gute ni ibyihebe muhura n'ibyihebe bingendaho mwatuma mbivuga cyane umuntu yigeze kuza nzaniye gifuti avuye hanze ahura n'ikihebe kimutangirira mu nzira kitira karakaraka
aritonda aravuga birangira ataje ariko disi yari yatekereje musabiye umugisha amen hakaba n'igihe noneho iki kiyoni kisanzwe kizana ibintu kikazagera igihe gihura noneho n'ikintu kikivuna ibaba yego niba nugitangira atakivunnye baba kigera no ku bandi ariko buryo umuvunnye ibaba bituma atakibasha kuguruka ngo agere ku bandi nyamara turi kuvuga ibintu bikomeye bene byo babyumve n'ibyavunitse amababa pore muhuye n'ingorane ariko muhetse ibisubizo by'abantu uwiteka yongera asanira ibaba byongera ibiguruke neza bigeraho bishinzwe kugera erega abantu bakumva ngo mbese ngo ikiyoni ngo bari abagabo ntabwo ari ikiyoni kumutera Bibiliya mu nyunganizi zayo zimwe nasomye zambwiye ko ari abagabo b'abanyamahanga yego batari bari mu gihugu Eliya yahungaga avamo batari bari no mu gihugu Eliya yahungiragamo yego kuko bacaga muri iyo nzira bagiye irunaka bakagenda bafite impamba yego se sifa kwa bwa amina haleluya iyi impamba bayisanga bakasanga umugabo yego wakabye akagezi ariko ku mpamba bafite yego kubera ya nyama n'imitsima burya bitera icyaka ntawe rero agiye akanyama ukagira agashingwa ryinyo kakubisemo ibirungo bya hatari gatera icyaka nararya iwanyu ntukazangira ngo mukire niba utararya inyama ngo ugire icyaka urarya inyama mu mariyone nawe oya jewe rwose ndazirya nkagira icyaka umuntu utararya inyama ngo agire icyaka ntararya inyama rwose ikure mu bantu bariye inyama Uwiteka ahubwo naguha inyama ahubwo Uwiteka naguha inyama wiriye nk'umuhanuzi kazi mwese ararya neza aha rero aba bagabo bagiraga kwa karakagezi kuko bagasangagaho umugabo utakavaho yego nawe ni umwe mu bagabo bagurishije amazi bahawe n'Uwiteka uriya musaza wawe yagurishije amazi bakamuha yashenjinja bamuhaga ibikomeye akabiha byoroshye hano ngo kabasabira n'umugisha bari n'abacuruzi noneho n'ikigusetsa bacuruzi muza niyo mitsima n'izo nyama twirira bari abacuruzi bajyaga kurangura noneho kubera ko Bibiliya bavuga n'umugisha w'abacuruzi siko ngo Abrahamu ari umucuruzi iyo uvuga ngo mana ya Abrahamu umugisha wenda waki utacuruza unyujijwemo akakato ahubwo umucuruzi mugisha w'abacuruzi Bibiliya iravuga cyane Imana ikunda abacuruzi nibyo setu ibaze musanga acuruza ibigirwamana byo kwa boss wetera ikwasi iramubwira ngo ndakuderivuye ndabihinduye uhera uyu munsi wa none aho ndakuvava we uhera uyu munsi wa none ntiwongere gucuruza ibimana ngwino ahubwo ucuruza igira aho ncuruza ubundi kuko ndabona ufite connection mu gucuruza kandi ibyo ucuruza nubwo ntubyemera ko ufite connection yo gucuruza yego cha hano nkwereke ngo umugisha ubundi ucuruza ibyo utazi kandi worancukoza umugisha w'abacuruzi yigeze gusanga ngo yigeze ngo Paulo ngo yigeze gusanga basenga icyo batazi ariko ngo bashishikaye byatari bashishikaye bakoze busaganga hasi bavuvu yansomye bavuze mu ndimi bashishikaye ariko batakizi basenga ikintu batazi Imana itamenye Paulo arangije aravuga ati jewe sinirwa ndambura Bibiliya sinirirwa nzana amakuru sinirwa nzana ubuhamya ahubwo reka mbigishe kuri iyo Mana musenga iyo musenga mutazi reka tube ariho dukoraho deba yego baba ariyo bakoraho deba aratangira arisobanura ati ubundi mu bumana bwayo yitwa omnipresent ibera hose icyarimwe ni ikindi ni Imana idapfa ntipfa nticuya nka poperi
Popeline ndazibutsa disi Popeline bajyaga bazi abantu twambaranye Popeline ndabasuje izina rya muri promotion yanjye Popeline murazize Popeline yaracaga ibonerana Imana twaba Popeline bakuntu byagendaga ubu ni Popeline inshya ntibonerana yego ikikwereka ko Popeline yatangiye gucuya irabonerana itangira kayongereza ku buryo wananyuzamo naga yego ukayungurura urayizi kabisa urayizi rwose kuri promotion zacu rero abantu Imana yakoye kuri Popeline mu y'icyubahiro ariko hari Popeline bakoze zivugurura zo zitangira gukomera ariko abantu bazi Popeline zacuyaga zikaba kayunguruza sha namwe ukaba utarashaka ni izina ry'Imana waracuye pe Evariste Mama Lionel uhamagara Evangeliste Mama Lionel nukuri ko Imana ku delivery pe nukuri kuko uyu muntu bizi iyi Popeline yayinduka akayunguruza kibuza ari yaratarantetse ari hafi gukara atangira kwegera n'imyaka nayo yatangiye kuba akayunguruza bese yambaye ibintu biciye bikaba akayunguruza none n'imyaka igiye kumusiga iba akayunguruza yego ariko ibintu urabyumvise Mama Lionel ndabyumva reka nkubwire ngo abantu bambaye iyo myenda bari hagati y'imyaka 30 na 40 kuzamuka unukuvuga ngo yarengeje ni 32 tekereza ko na madamu wanjye ntabyaza iyo myenda nigeze kumubwira Popeline arambwira Popeline ati ngenzi nyine Popeline sati no subundi Popeline si Popeline yacuyaga yarayize ashobora kuba yize kwera ko 50 kwigera ariko zitadowa zatwandikira muri commentaire ati tadowa ntayo nzi mumfashe ni dukora live ni ariko twacana kugira ngo akabone agatadowa zeranda ariko gashaka kiruhura umuntu utakazi gacana akabona abona itadowa ariko kwakiruhura turacyahaba ntabwo byabura hari mu bintu bya kera bazinzajya ni wacu ukaba sogokuru barabo kibakize cyane ngubwo byakozwe n'intumwa ibice 17 umurongo wa 23 ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga nasanze igicaniro cyanditswe ngo icy'Imana itamenywa nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwera isanze Aburahamu ariko asetera isanga asenga acuruza Imana ariko baza gucuruza Imana ariko rubanda bazi no gucuruza Mama Lionel itondi hano hirya gake barazicuruza hirya gake mvuye aha nakoza aho natunga urutoki naha gake naha aho navuye aho nakoze urutoki aho naterera amaso nkareba kuzicuruza abatipe baragiye barazirangura yego sha barangura Imana zikata amatike zikajya mu Bushinwa muri Europe yego barangura Imana zituma abantu buzuna insengero barangura Imana zituma haleluya barangura Imana zituma bakora ku bantu umuriro ukabazamo abantu bagataha bibwiye ko ari imbaraga zabagiyemo naho n'Imana z'indangurano Mana uvuga ikindeke barangura Imana zituma usanga abakobwa babo mu nsengero barabuza abagabo kandi ari beza n'abakire aho hagendeho gakeya kandi baba delivery buri munsi deliverance zikorwa amazi bayabasukaho bayasengera bayagotomera abandi amavuta bayanywa abandi bayisiga naho Imana z'indangurano zitumye abantu babo baba batinde kandi bakorerwa deliverance buri gihe bakaba baraje ari abakire bafite ama etage bakaba baraterejwe cyamunara maze Imana z'indangurano ko kigiye kubikigisha ndagira neza Imana z'ingurano Imana z'indangurano zituma buri mwaka n'ukwezi kudahusha urwo rusengero rupfusha umuntu ako bura nta kintu bamumvamo webwe bababwira imibare bapfushamo abantu Imana z'indangurano zituma buri mwaka urusengero runaka rupfusha umuntu n'ukwezi we n'ukwezi ariko bazizi Imana z'indangurano yego Imana z'indangurano atwara no mu mufuka Imana zikwirwa no mu mufuka w'ipantaro
wabyihorera agakoramo gutya akajya kubwira igisekuru cyawe ukibwira ko ari Imana yo mu ijuru ibivuze kandi ukubitanye n'Imana y'indangurano ibasha kuvuga aho uvuka n'igisekuru n'icyo wicaranye mu nzu n'icyo uhasize n'uburyo usize urufunguzo rusizemo izi Mana z'indangurano nazo ni kasha izi Mana z'indangurano ziri gukora akazi ziri gutravaye wambabarira izi Mana z'indangurano umuntu anyeganyiza akaguru kigabo k'ibiro 600 kikagwa hasi agora izi Mana z'indangurano ugira gutya ngo umuntu akagenda atya no hasi ngo pa izi nama z'indangurano ugira gutyo ugakoraho umuntu gutyo utamukozeho cyane akagenda atya n'agahanga k'inyuma ngo ba ariko izi Mana z'indangurano we izi Mana z'indangurano abantu bayobotse ari benshi ugasanga nabize baziyobotse we ziyobye ubwenge bw'abize ziyobye ubwenge bw'abadokiteri ziyobye ubwenge bw'abantu barangije masters hiryaho ariko Imana z'indangurano zikabenjiza muri system izi Mana z'indangurano Imana tugirire neza cyane Imana idufashe ngo bacuruzaga Imana ariko twibereye kwa Aburahamu nta muntu turi kuvuga hari ahandi se tuvuze turi kuvuga kwa Aburahamu tukavuga n'ibyo Pawulo yakoze ageze uyu mugabo bajya bita yibwiriraga umugabo bajya bita Teofila ati Teofila we muzamusanga rega niwe yabwiraga none se turi kuvuga none Teofila turi kubwira ne Teofila nawo turi kwibwirira Teofila ntimubyumve nabi rwose tuvuga iby'Imana itazi ubwo Pawulo yageraga hehe yageraga mu hano mu ntumwa ati none ati Teofila we muri cya gitabo cya mbere ubwo ni Luka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka kandi mwibuke yuko atari umwe mu ntumwa za Yesu munajye munajijuka kuko ari umuhanga uri aho ngaho yari umudogiteri ni nayo mpamvu akoresha ngenga ya gatatu ati nuko baragenda siyigeze abana na Yesu nta n'intumwa yigeze abana nawe gusa we yakurikiranye iby'intumwa ni umuvumbuzi ku ntumwa yari umudogiteri mwiza cyane uzi gukurikiranya ibintu neza aravuga ngo uko byabanje arandikira rero yandikira Teofila aramubwira mu byakoze n'intumwa aravuga ati Teofila we muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru amaze gutegeka intumwa yatoranyije azitegekesha umwuka wera ageze rero mu byakozwe n'intumwa 17 aravuga ngo ubwo nagendaga nitegereje ibyo musenga nasanze igicaniro bafite igicaniro muze kugicanira naragisanze gihari mugurisha Imana hari igicaniro gifite abota gifite abota bahuruye beze bikaka kandi nibaza gusa baza bazanye kwa kompa ibikompora igicaniro kigira kondisiyo kubwira kondisiyo kugira ngo wegere igicaniro yego kandi buri gihe cyose ku gicaniro hajyaho igitambo kandi iki gitambo kigomba kuba kirobanuye kidafite inenge kandi wakitondeye nta tuntu two kuzana utuntu two ku ruhande ariko ngo hari n'abakopa ku gicaniro ngo butanga ngo mfite aya ngo andi nzayazana ibi bicaniro bikopa nabyo rero nabyo ni ibindi bintu ntaramenya nkunda aba business man rero bazi gucuruza neza ubu ni umucuruzi wa neza ntabwo gukopa ntabwo bano hari abacuruzi batazi gukopa mama Leone aho ati niba atari miliyoni 5 igendere fane feza za nyine upfane karande n'imikoshi n'imikasi nimba udafite ayuzu igendere yego abo ufite ayuzu barahari seto ati cyanditswe ngo ikimana itamenwa nuko iyo musenga mutazi niyo mbabwira
ariko Imana itamenya imireze. Reka tubabwire Imana idacuruzwa. Haleluya. Imana idacuruzwa, Imana itagurishwa. Imana utegera ari uko ufite iki, ahubwo Imana uzana umutima wawe, ahubwo ikaguha kugira ngo uyihe, ahubwo ikagira ko kigatera intambwe igusanga. Yego sha ntivunanye kunkorera n'ibiruhije, n'umutwaro nturemereye ariko bari kubiremereza. Ariko icyo usabwa wowe yego kwikorera umusaraba wawe, nabo tutababeshya, yiyanga nkurikire kandi ni iminsi yose, ugahora wikorera umusaraba iminsi yose, ukumva yuko ucishijwe bugufi munsi y'ukuboko k'Uwiteka, uko kumva yuko Imana yabikoze ugashaka kuresha nayo nawe, aho sibyo. Uno mwuka Rusaferi urezerega, mwuka Rusaferi wari wabona umuntu yinjira afite bodyguard nka vene, niba mwama ayinjiye nta muntu wemerewe kwinjira. Mwese mwaje munsi y'amavuta ye, agomba kwinjira nyuma yanyu mwese, kandi niba yinjiye mugomba guhaguruka amashi cyane, mukicara bivuze, iyi mwicara bivuze. Ndi ntagondwa mba nicaye skato, bagahaguruka gakomeza nkicara, ahubwo nkabona n'umwanya wo kujya muri telefone. Mwamara kwakira Imana nanjye nkakira Imana. Kigali ngiyo nagiye nka abantu bakomeje ibintu, kandi Yesu ati kunkorera ntibiruhije, ntabwo biruhije, n'umutwaro wanjye nturemereye. Kuki mushaka kuremereza? Icyo bisaba buri muntu wese yikorera umusaraba we, yiyanga nkurikire. None wewe urikorera umusaraba wa pasiteri, wikorera umusaraba wa diakoni, wikorera umusaraba wa mwarimu, wikorera umusaraba wa rivera, wikorera umusaraba wa apostle, wikorera umusaraba iyi misaraba muzayi, no wikorera n'umusaraba w'umuryango wawe n'uwawe. Akikorera yacitse n'idacitse n'icuramye nigize gute, ubusamba baraciye, barakase, bagiye gusambana, barakata, bajya kwiba, barakata, bajya gucurisha imbaraga, barakata. Iyo abantu ibipanda by'imisaraba bimetse izindi mana bakabyita, ariko iyi Mana yacu, haleluya, bavuze ngo nje kwibasobanura. Yego, iyo niyo tugiye kubasobanura, ibikabyo ni Imana, haleluya, ni Imana bidasaba kuzana ibikabyo, bisaba kuba wariyanze ukikorera umutwaro wawe ukayikurikira, nta bindi bikabyo ikeneye. Ikorere yuko ari wowe, ikeneye wowe, ikeneye kuyibwiza ukuri. Uyu mugoroba nari ngiye kuburara, mbwira umuntu ndamwesikoroka, Uwiteka mbabarira, ndetse mu byo namwesikorotse kubera ko hari ubuzima mbonye, ndaguhamagara nshuti yanjye, burya rero byari byambanye nabi, ariko mbona nta bundi buryo ndabikubwira, mbabarira nk'umuntu w'Imana, reka gusubize ibyo nakwesikorotse, ukayimusubiza ng'umusaraba wawe, ukongera ugateranya, kuko nutikorera umusaraba wawe kuruzi ariko rupfu uzagwamo. Basobanurire Imana mutunze mutazi, ni Imana itagiza mu kavuyo, n'igihe yavuze ibicecetse ikabanza igategura umuntu mu mutwe, ni Imana ikorera igihe ariko igakora, itubura. Iyi Mana mutunze mwashyize aha mutazi, ni Imana yakora itanavuze, itandukanye n'izirirwa zitambirwa ibitambo ngo niho bikoreka. Itandukanye nazo, itandukanye nimwe bashatse gukubitisha Dawidi muri Zaburi 115, arangije arababwira ati twebwe iyi Mana yacu turayisobanura, itandukanye n'izi zanyu zigira amazuru ntizihumurirwe, zigira amatwi ntizumve, zigira amaguru ntizigenda, ahubwo yacu iri mu ijuru, uko umubona itadusubiza kandi ifite ibisubizo niko yabishatse, uko umubona itadutabara kandi ifite ubutabazi niko yabishatse. Iyi Mana itamenywa turaje tuyisobanure. Pawulo arayisobanura, umva natwe kandi turahari, turabataka bo kubafasha gusobanura iyi Mana, itandukanye n'izo hirya. Mana zo hirya zigaragura abantu bakimbura ufuro, izo hirya ha zitandukanye n'Imana yo mu ijuru ishobora kugukiza itanagukozeho, ikakopera neza ukaryama, muganga byaramunaniye kazi karari ko ingingo zose kazisana, bugacyo ujya kwa muganga bati ni negative, byakozwe n'Imana mu bana mutazi. Iyi Mana ivubira imvura ikayigusha no mu rumogi, sibyo? Ifite umutima w'imbabazi. Iyi Mana itabara ikavuga ngo nzanye gukiza
uyu munsi kwa muganga ndakiza n'uwahaje afite indi miti kamukiza. Ni Imana dushaka kubabwira ukuntu iteye siko murimo muyivuga. Ongera haka kantu. Ni Imana yo kubera yuko ari umuremyi. Izi naho yabitse piyese y'uburwayi bwawe. Yarateganyije avuga ngo nuwatakwa n'isi nibikugerageza n'uburwayi n'ibindi bigiye bitandukanye. Kuko mfite piyese. Haleluya. Amina. Buriya umubumbyi wese aho yacukuye ibumba. Yego. Yahasize. Yahasize irindi ntabwo ibumba ryashize. Niyo mpamvu akenshi cyane abantu bishwe n'uburwayi. Kubera iki ntabwo bikonegise ku Mana ngo yebwize ukuri, ahubwo bari kuvuga kanseri yanjye we, isukari yanjye, diabete yanjye se mwabukuye. Ngiye kuvuga cyane wareko ibyo bintu bitari ko atari ibyawe ni ibizima. Umuzima ni wacu, umuzima ni we wanjye. Uriya mugore yavuze ati umuzima ni we wanjye, yaburanaga ngo umuzima ni we wanjye. Burana umuzima uri kuburana umupfu gute? Yego rangwa indwara yanjye mu mutwe wanjye. Kandi buriya iyo bafashe icyuma guke bakakizamura kuri uwo mupfu wawe cyangwa umuzima wawe, nyiro muzima aravuga ati aha mureke ntacyo amujyana begumya be hari muzima. Icyo nshaka no kumubona ari muzima. Niko Imana ibigenza. Alleluya. Satani ashaka kugira ngo yafegite ubugingo bwose. Ati none Imana ikavuga iti ati none se kubona yuko namushizemo urundi rugingo rwanjye. Ubwo ni kanseri, ni diabete, ni umutima, ni hypertension, ni ibiki byose. Ibyo byose wita ngo ni ibya, ariko bira ni ibya Satani. No pressure yo kugira ngo uhore buri munsi uhora wumva uri mu maganya. Kanseri yanjye yazamutse, idashoboye, Imana idashoboye, yarapanze, yarakugerageje. Ubwo niko yandemye, narabyakiye. Nibyo mu muryango, n'iby'iwacu, yanzijije iki, wamoye iki, mbega ugahora muri amakorasi n'ibitero byayo, pfuye nabi n'ukuntu nagukoreye. Wa Mana we reka tubarangira umuti mwiza cyane. Nyabona nimuze kuri Imana. Iyi Mana irakora, iyi Mana irashoboye, iyi Mana ikora ibitagaragara ariko ikabyegisporting irahagaragara. Oya ariko ubwo ikora urumva koresheje imvugo z'abanyamakuru kwegisporting we ni nko kubishyira habona nukubona yari soft, yari ibintu biri hariya na hariya ikorera mu banga. Yego. Buriya iyi kiganiro bikagaragarira ku mugaragaro. Iki kiganiro buriya niba kibona kizaba cyaravuye muri export cya Proding. Yego. Nibyo nari nshatse kuvuga rero. Kubera ko ari byo binyoroheye, ariko export ni ugufata utuvideo twagiye ducagagurika tugakuramo ibitari ngombwa. Haleluya. Abakorewe aho ibikorera ntunahazi. Yego. Mwe mubona bigeze kuri tera. Yego. N'ubu ntimuzi ko turi ahantu hameze nka. Yego. Mwe muzabibona. Yego. Niko ikora. Ikorera ntabwo iyi Imana imanza yakugisha inama y'ibyo ugiye kugukorera, ahubwo y'ubwayo ireba igikwiye. Izi ibyo yibwira izatugirira ni byiza kandi birimo ibirungo byo kuturema umutima. Yego. W'ibyo tuzabona cyangwa ibyo twabonye. Donc ikora attack. Ari ibyo twabonye ari nibyo tuzabona, ikora ikintu. Haleluya cyane. Ibyo twabonye nibyo turi kubona nibyo tuzabona. Yego. Ibikorera mu ibanga ry'Umana bwayo. Ikora ikintu gituma ibyo tuzabona tuzaba twaramaze kuremeka umutima. Yego. Kuko twe tumenyera no mu mahoro amakuba adashira. Niko iteye n'ibintu tuzabona dufite imbaraga zabyo. Reka mbwire bene. Ubu ni intambara wakereye. Twarangije kwambara imbaraga zabyo. Reka mbwire bene da. Kuva 20 umurongo wa gatatu. Ntukagire izindi Mana mu maso yanjye. Ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa munsi y'amazi yo hepfo y'ubutaka. Katanu, ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranika kwa base, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira bankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza bw'ibiri igihumbi.
orororo hose kagenda kagerayo igerayo bitewe nuko mwimitse indi mana waya mwacuruje mukimika mwaracuruje muriringira nakoze iyo ucuruza uranagurisha uranabyinirira yego mwaracuruje murabyinirira mutwereka yuko ibicuruzwa byanyu ari bizima musubira no kurangura n'ibindi kubera ko hari igihe ibicuruzwa bisagamba ukajya kuzana ntuza vagin nshyashya kugira ngo ugurishirize bya bintu ukana nakombese yaroheretse kubwira undi utazi ko ndi nyuma ndi kumwumva mu modoka ngo shango bushize ngo nazanye utwa miliyoni ariko ntabwo ndabona ntarimo mbafatisha urumva ngo utwa miliyoni ngo mbakozeho ikiganza mu mubiri hakaza umuriro ngo bakumva ko imbaraga zikoze ngo ariko shango nagira ngo ngere umuhuze nawe ngo wenda mukubita izindi ebyiri ngo ariko amibihirika ku buryo abantu babona ko deliverance yatangiye ngo ndashaka kwironshinga muri uku kwa gatandatu urumva harimo kwimika gucuruza gusagamba kubyinirira kuzamuka mu ntera ntukabyikubita imbere kandi ntimukabikorere tubwira abantu bari kugura zino mana zimana zingurano twamana zimana zingurano nazihagurukiye wamana n'Imana uzihagurukiye zimana zingurano ishyigikire nzihagurukire nzimanyagurire muri iki kigali kabije ziri gutuma Imana yambukije abisiraheli inyanja itukura bataki kandi barayikingiriza niyo mpamvu ije kubahirika ije kugira insengero ifunga vuba ngaha ije kugira abo yomonganisha mu minsi mike mugiye kumva abo monganye bagiye mu bindi bihugu kuko bamaze gukurama yabo kuko bitumye irakara barimo barakoresha ututumana ariko bayishingikirije bakayivuga mu izina bagatinyuka bakaba ariyo bavuga mu izina kandi atariyo barimo bakoresha iraje ko abantu nibikenye nibyihebe ufata umugabo ukamwitirira ibintu bitari bye nanjye nyirabagenzi ari iseho kwa Karisa unyitiriye ibintu ntakora nakuyambaza inzego z'ubutabera kunyitirira ibintu ntakora dore ikibazo n'Imana nayo twakurikiye kuntu ari nziza igira umutima iroroheje ntabwo ihangana ariko igira akantu kabanga bwira bikora nka kwihorera igira akadoze kenzi nese ntawuzi wagize gutya ngo mutu bukene bwanyu hano ubu ntiyamurengeje impinga ubura kukurenza impinga ibigira ngo izanakunigire no mu kirere Imana y'amahoro ibishimire kandi bahumugisha ikiganiro cy'uyu munsi gikomeje gutya ntago cyarangira ahubwo mwihane mugarukira Imana mwiringira Imana wo mwijuru haleluya iyi Mana ntabwo igira abaterankunga iyi Mana ntabwo igira abantu wishingikirizaho kugira ngo ibashe gukorana nawe ahubwo kumusaraba igorogota umwana wayo Kristo Yesu wabambwe yaravuze ngo byose birarangiye umwenda ukingiriza hera utabukamo icyo abatambyi badufasha haleluya badufasha kugira ngo imitima yacu ijijukire kugira ngo tumenye discipline tugenderamo ariko sibo Mana ishimwe cyane Yesu kumusaraba amaze kuvuga ngo abarusha n'abaremerewe muze mu nsange yaravuze ngo nawe gwino upfukame umbwire ibikuremereye mu mutima ese umusaraba ugeze aho biremereye cyane ifite imbaraga zo gukongerera kuko na Kristo ari yenda kugera ku musaraba yenda kujya inyabihanga ngo yarebaga ku musaraba akareba kwa Satani ngo nuko imbaraga yumva zigiye kumushiramo aravuga ngo bibe uko nshaka nibo uko nshaka ngo nuko marayika w'umwami Yesu aramanuka amwongerera imbaraga Imana ibasha gukongerera imbaraga nshuti yanjye ntukagira izindi mana mu maso yayo yego ntukiremera igishushanyo kibajwe urajya usenga Imana imwe gusa uzaba ari usenga ntuzibe ntuzice ntuzabeshye ntuzasambane ntuzabeshere mugenzi wawe ntuzifuze umugore wundi haleluya urajya usenga Imana imwe gusa ariyikorera urayikorera ntukishingize imana zo hirya mu giporoso ntukishingize hirya ahangaha Kanyinya ntukishingize hirya kwa Bu ubwo wuzuze ntukishinga izindi mana urajya usenga Imana imwe nizi Kinyinya hirya ho yego urumva nizo hakurya aho ngaho z'amajyepfo n'Imana z'amajyaruguru za Nyabingi izo zose manuye ibendera ryazo ndamanuye izo zose ndazimanuye gake manuye ibi bimana biringiye ndabimanuye magaza mu butware bw'amamagaye ndabimanuye haleluya njyambuye
izina ryambaye n'uburenganzira. Uwiteka ntukabure abakuzamurira icyubahiro duhari. Iri ni ntukabure icyubahiro, ntukabure amashimwe. Ni wowe wenyine wambukije Abisiraheli, ntawe ubikwitirira. Ni wowe utagize uwo muhwanye, ni wowe ufite amazina akubereye. Ibindi bimana byaje ubu ngubu turabihondaguye mu izina rya Yesu, turabitembagaje. Twasanze nta bushobozi bifite, twasanze bigira garani. Uri Imana ikora ibintu bitagira garani. N'ikimenyimenyi waremye umuntu mu ishusho yawe, agenda gake gake gukorera. Ni wowe uzanamuvana ku isi ukoze inama ukavuga ngo maze nintumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa. Izi mana zaje ubuzishaka no kutwica imburagihe wowe ukatubeshaho. Turahamagara ubumana bw'isumba byose, Imana Data, Imana Umwuka Wera, kwagura ihema ry'abantu bawe bagukoreye, guhesha agaciro abantu bagucikanyarayeho. Kandi n'ubundi ndabona ugiye kuzamura abantu bagukurikiye batakubangikanya, abari warabahisha abantu. Ubu iki cyiciro nibo bagiye kugaragara, nibo ugiye gukorana nabo, nibo bagiye gutegura kuza kwawe, nibo bagiye gukorana nawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndagushimiye kubana natwe muri byose, bisenze shima mu izina rya Data twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amina, amen, amen.